ngira ngo muramubona neza, yitwa Uwase Muyango Claudine. Uyu nguyu Uwase Muyango Claudine yabaye Miss Rwanda cyangwa se umukobwa wahize abandi mu bijyanye no kwifotoza mu marushanwa ya Nyampinga. Uyu mukobwa yegukanye ikamba ry'umukobwa uzi kwifotoza akaberwa mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019. Uyu nguyu dore ko ni umudamu, afite umugabo yitwa Kimenyi Yves. Uyu nguyu Kimenyi Yves yabaye umukinnyi ukomeye mu makipe agiye atandukanye, twavuga nka ekipe ya Rayon Sport, twavuga ekipe nka Kiyovu, twavuga AS Kigali, ndetse dore ko uyu Kimenyi Yves yabaye n'umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu nguyu Miss Uwase Muyango Claudine rero ngira ngo muramubona ku ka video, n'uwo ngo rwose wambaye imyenda y'umweru, yagize gutya atemberera Igisenyi ku mazi. Hari muri weekend kuri uyu wa gatandatu, abyina imbyino zidasanzwe agaragaza ubwambure bwe, dore ko yabyinye rwose imyenda yari yambaye ijya mu bicu kugeza ku rwego imyenda y'imbere yari yambariyeho cyangwa se ibizwi nk'amakariso bigaragara ku rubyiniro cyangwa se kuri stage. Abantu benshi dore ko ntago bigeze babyakira. Ni hanyuma yuko n'ubundi uyu Miss Muyango amaze iminsi avugwa ku mbuga nkoranyambaga, avugwa ko ngo yaba afite ukuntu ngo yaba aca inyuma uyu Kimenyi Yves, ngahubwo akaba afite abandi bagabo ku ruhande. Ni byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ibi rero Muyango yagize gutya rwose arabihuhura, ajya Igisenyi ku mazi agaragaza ubwambure bwe rwose, ubona ko ni ibintu bitakiriwe n'abantu ijana ku ijana, dore ko abantu batandukanye bagiye bavuga kuri ibi ngibi Muyango yakoze. Aha twavuga nka Pastor Rutayisire, rwose yavuze amagambo akomeye cyane kuri uyu nguyu Muyango, avuga ko ibi ngibi bitari bikwiriye rwose, ko ari ibintu ubona ko bitabereye ijisho. Rwose ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma y'izi video zagiye zica ibintu ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza ubwambure bw'uyu Miss Muyango Uwase Claudine, ukabona ko ni ibintu bitakiriwe neza kubona umuntu w'umubyeyi aza ku mbuga nkoranyambaga akagaragaza ubwambure bwe, akajya ku rubyiniro akabyinana n'insoresore. Ukabona ko ari umuntu wiyubashye, ari umuntu ufite izina ridasanzwe ku butaka bw'u Rwanda, cyane ko uyu nguyu Uwase Muyango Claudine ni umuntu wambaye ikamba rya Miss Rwanda, ni umuntu wambaye ikamba ry'igihugu. Ukabona ko rero ibi ngibi usibye no kuba agomba kwiyubaha nk'umuntu ufite umuryango, nk'umuntu ufite umugabo n'abana, mu by'ukuri yagombaga no kubaha igihugu, dore ko uyu yahagarariye igihugu mu marushanwa ya Miss Rwanda. Rero aka video k'uyu nguyu Muyango gakomeje kugenda kavugwaho ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma yuko agaragaje ubwambure bwe kuri social media cyangwa se ku rubyiniro, kandi akabyinira ahantu hatari hari umugabo we, dore ko Kimenyi Yves ahantu rwose ntago yari ahari. Ibi rero byakomeje kugenda bivugwaho n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Inshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimire, reka nkubwire ngo kora subscribe kuri kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.